Imbaga y'abantu baturutse imihanda yose yari yahuruye yuzuye ku kigo cy'amashuri cya Rwinzovu giherereye mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze. Iyo mbaga ikaba yari yahujwe no kureba ibyavugwaga kari amabonekerwa yahabereye, aho abaturage twaganiriye bavuze ko hagaragaye amashusho adasanzwe yari yishushanyije ku giti cy'ipoto y'amashanyarazi no ku kindi giti kibisi cyari hafi aho. Bakaba bavugaga ko ayo mashusho ari aya Bikira Mariya na Yezu bababonekeye. ntibababeshye. Yesu yaravuze ngo ibintu mubyumva ntimuzajyeyo. Ijwi ry'ubuhanuzi ni kuri Yambi nawe. Bavandimwe, ndagira ngo dukore abantu mu rujijo bitewe n'iri yerekwa riri kugaragara mu karere ka Musanze. Ese mu by'ukuri Ku giti cy'ipoto y'amashanyarazi no ku kindi giti kibisi cyari hafi aho, bakaba bavugaga ko ayo mashusho ari aya Bikira Mariya na Yezu bababonekeye. reka dushyire ahagaragara uko inyigisho zagiye zigisha abantu zikabumvisha neza Yesu, zikamufata nk'ukuri kandi atari byo. Mu by'ukuri ishusho ya Yesu nta muntu n'umwe uyizi. Ishusho ya Bikira Mariya nayo nta muntu uyizi. Bibiliya bihamya neza kuko tumumenyera mu kumwizera, tukumenyera no mu bitangaza akora. Ntabwo dukwiye kumwizerera mu ipoto, tumwizerere mu ishusho. Ibyo ni ibinyoma. Iyo usubije amaso inyuma ukareba filime yatambutse bashaka gushushanya iby'uko Yesu yabaye hano ku isi, byanyuze mu muntu, binyuze mu bantu bari hari icyo gihe bakina filime. Ariko kugeza ubu ngubu amashusho y'abo bantu bakinnye filime yasigaye mu bantu, babyumva nk'ukuri, babyumva ko ari Yesu koko. Bityo rero bigaragare ko bimaze gutera intambwe ndende, abantu ntibakifata Yesu kuri bo muri Bibiliya, ahubwo imitima yabo yatwawe n'amashusho y'abakinnye filime. Ariyo mpamvu ibintu byabaye ikibazo i Musanze, aho babona ishusho bakagira ngo babonye ibonekerwa, babonye asa na Yesu. Yesu muramuzi? Bikira Mariya muramuzi? Ese niba uri gukurura ishusho ukayisanisha n'uwakinnye filime, nawe ugatanga aya makuru ngo wabonekewe, wabonye ibonekerwa rya Bikira Mariya na Yesu, ibi bihurira hehe? Yesu tuvuga muri Bibiliya, Bikira Mariya tuvuga muri Bibiliya, atandukanye n'aya masura mwahawe, n'aya masura bamwe bamanika mu nsengero, n'aya masura y'abakinnyi ba filime. Abantu mugezaho mubashyira mu rujijo, bakabibona nk'ukuri, bakibona nk'amabonekerwa. Dukwiye kwitonda, dukwiye gushishoza. Iyi saa tuvugana, iyo poto bavuga ko yabonekewe n'uwo Bikira Mariya bavuga, cyangwa se n'uwo Yesu bavuga uri ku mashusho, yamaze gukurwaho. Kuko bamaze kubibona ku bantu basobanukiwe, ntabwo bagombye kureka abantu bagomye kuyoba. Mu by'ukuri bakwiye kwizera umwami, ntabwo bakwiye kwizera amashusho. Bakuru umurengera, mwizerere mu ipoto. Mugire ubwenge kandi mushishoze, mukoresha ubwenge Imana yabahaye. Kandi yaravuze ngo nimubura ubwenge nzabareka. Bene data, mwe guheranwa n'ubuyobe mwitiranye ibintu. Yesu ntabwo azazira mu ishusho, ahubwo azazira mu imbaraga ze. Azaza afite imbaraga zihoraho, ntabwo azaza yihishahisha, aza yipfunde mu ifoto. Agasiga umwe n'idata. Iyoba ukuri ugusanga muri Bibiliya. Nubisanisha n'amafoto y'abakinnyi ba filime, uzaba uri kwibeshya. Bene data, ndagira ngo twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 23 kugeza ku 26, abivuga neza. Haravuga ngo nibagira umuntu babwira ngo uriya ari mu kirambi, uriya ageze mu bibaya, bababwira ahantu runaka, ngo ntimuzajyeyo kuko azaba ari inyuma. None namwe barabwira ngo mu ipoto, mugahurura amahanga mukahagera, ngo mwabonekewe na Bikira Mariya. Ibi ni ibinyoma. Bisobanura ko byashaka kuvuga ko hazaduka ibinyoma, kandi ibyo binyoma bizaba biherekejwe n'ibimenyetso bifite imbaraga za Satani. Abantu mwibuke iri jambo, musubize amaso inyuma, mumenye ukuri kwayo. Ntimuheranwe n'amafoto, cyangwa se ngo muheranwe
n'abakinnyi ba filime badukiniye iyi filime bashaka kumvikanisha ubutumwa kugira ngo bwumvikane neza. Ntibababeshye. Yesu yaravuze ngo ibintu mubyumva ntimuzajyeyo. Ntabwo Yesu yaziye ku ipoto, ntabwo Mariya yaziye ku ipoto. Nagaruka azagaruka n'ubwiza bwe n'imbaraga, abantu bose bazamubona. Mushishoze mwe kuyoba.